Ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze cyane wowe udukunda kandi udukurikira umunsi ku munsi ugakurikira ibikorwa byacu kuri iyi channel yacu ikugezaho literature in English. Uyu munsi ni umunsi tugiye kuganira kuri play ya Romeo and Juliet. Iyi play abantu benshi bajya bagira ngo ni true story, ariko ntabwo ari true story, it is a fiction story gusa. Igaragaza the situation yari iri kubaho mu gihe uyu mwanditsi yandikaga iyi play. Ikindi ni uko iyi play nubwo yanditswe na William Shakespeare ntabwo ari original copy yiwe, ahubwo uyu mwanditsi William Shakespeare yayikomoye muri poem y'undi mwanditsi witwa Arthur Brooke. Uyu mwanditsi we yandikaga amapoem cyane cyane ashishikariza urubyiruko cyangwa se young generation kubaha ababyeyi babo mu gihe bari mu mahitamo y'abakunzi babo. Yari yaranditse poem yitwa The Tragic History of Romeus and Juliet mu 1562. Hanyuma William Shakespeare kuko we yari umwanditsi w'amaplay aza gusoma iyo poem asanga yakinamo agaplay karyoshye, akongeramo aba characters, akongeramo izindi themes, ariko by the purpose of depicting how was the society of him during such period. Nuvuga ngo yanditse iyi play agamije kugaragaza uburyo society ye yari yifashe muri icyo gihe mu kinyejana cya 16 ubwo yandikaga iyi play ya Romeo na Juliet. Byumvikane neza ko inkomoko ya Romeo na Juliet mwumvisha ko yaturutse mu gitabo cyangwa se mu muvugo wari waranditswe na Arthur Brooke mu 1562, cyari gifite izina ryitwa The Tragic History of Romeus and Juliet. Hanyuma iyi story yacu ya Romeo na Juliet cyangwa se iyi play yanditswe na William Shakespeare mu 1500 cyangwa se mu kinyejana cya 16. Irimo impande ebyiri ari nazo zikomokamo aya mazina tuvuze Romeo na Juliet. Dufite uruhande rumwe rurimo umuryango w'aba Montagues, ubwo bivuze ngo umugabo wo muri urwo rugo yitwaga Montague. Hanyuma tukagira n'urundi ruhande ruriho aba Capulets, ubwo nyine bivuze ngo naho uwo nyirurugo cyangwa se chef w'umuryango yitwaga Capulet. Hanyuma Romeo aturuka kwa Montague, umuryango udakomeye cyane cyangwa se uciriritse. Hanyuma Juliet agaturuka mu muryango ukomeye cyane wo kwa Capulet. Muri iyi story yacu rero nkuko twabivuze muri part yabanje, niba wakurikiye kuri channel yacu characterization twayivuzeho, dufitemo aba characters benshi. Kuri side ya Romeo dufitemo witwa Benvolio, dufitemo Mercutio, dufitemo Balthazar, dufitemo Rosaline, tukagiramo na nabo ngabo bari kuri part ya Romeo. Hanyuma kuri part ya Juliet ndetse nyine mu muryango w'aba Capulet dufitemo papa we na mama we, tukagiramo Tybalt, tukagiramo Paris, tukagiramo Prince Escalus, tukagiramo Nas, tukagiramo n'uwitwa Friar Lawrence. Abo ni aba characters bari kuri za side ebyiri dufite muri play yacu bakoreshejwe igihe uyu William Shakespeare ari kwandika iyi play. Mubyibuke neza ko aba ba characters ni invented characters, they are fiction, they are not the real characters. Nuvuga ngo ntabwo ari abantu koko babayeho ngo tuvuge ngo uyu muntu yari ahari koko. Iyo tuvuze fiction story ni igihe umwanditsi afata inkuru agacreatinga aba characters, akabarema, akavuga ati uyu ndamwita gutya, uyu mwite gutya, uyu mwite gutya, arakina iyi role bitewe n'icyo ashaka kwigisha cyangwa se na message ashaka gutanga. Iyo ni twita fiction story. Icyo gihe rero n'aba characters yashyizemo ko yabahimbye amazina baza ari fiction characters.
So iyi play yacu rero irimo abo ba characters kandi rwose bakinnye bashaka kugaragaza uburyo ubuzima bwari bumeze cyangwa se imibereho y'imiryango y'icyo gihe mu gace uyu William Shakespeare yaratuyemo. Iyi story yacu yibanda cyane ku bintu bijyanye n'urukundo, inzangano zirimo zo mu miryango ndetse no kubabazwa. Nizo themes zisa n'iziri main muri iyi story yacu. Hanyuma wakwibaza uti se ko iyi story twumvisha ko yakomotse mu gitabo cyangwa se muri poem ya Arthur Brooke cyitwa The Tragic History of Romeo and Juliet. Ese uyu William Shakespeare we iyi play ye setting yayo ni iyihe? Kuko twabivuze, the setting of Romeo and Juliet is primarily takes place in Verona in Italy during the late of 16th century. Nuvuga ngo setting yayo ni mu mujyi witwa Verona wo mu Butaliyani, ikaba time yandikiwemo ni mu kinyejana cya 16. The city serves as the backdrop of the tragic love story between Romeo Montague and Juliet Capulet, the two young lovers from fading families. Nuvuga ngo uyu mujyi niwo wakiniwemo iyi nkuru ibabaje cyane y'aba bana babiri bababaje bakundanaga ariko baturuka mu miryango ibiri ifitanye urwango rukomeye. Ubwo nimvuga Romeo Montague mwumve ko aturuka mu muryango w'aba Montague, hanyuma nkavuga Juliet Capulet uturuka mu muryango w'aba Capulet. Yari imiryango ibiri idacana uwaka, niko mu Kinyarwanda bavuga, ariko iza guhura n'ikibazo cyo kwisanga abana babo bakundanye mu buryo nabo batazi. So location zitandukanye tubona iyi play yagiye ikinirwaho, hari nko mu rugo rwa Capulet, the home of Juliet and her family where much of the action unfolds. Niho dusanga ibikorwa byinshi byagiye bibera, yaba ari ikirori cyari cyatumiwemo Paris, Romeo akaza kukinjiramo cyabereye kwa Capulet, yaba ari ugupfa kwa Juliet byabereye kwa Capulet n'ibindi turi buze kubonamo. So niyo mpamvu tuvuga ngo nubwo twavuze ngo setting, the key setting ni Verona City, ariko hari na location zitandukanye hagiye hakinirwa amasene menshi cyangwa se aho sene nyinshi zagiye zibera. Hari mu rugo kwa Capulet, hakaba kwa Montague, hakaba mu muhanda wa Verona, the street of Verona, hakaba kwa Friar Lawrence wakitingaga nk'umujyanama ndetse wasaga n'uwatangaga ubuhungiro kuri aba bantu babiri bakundanaga ari bo Romeo na Juliet. Ndetse ahandi hakaba final location ni ku gituro kwa Capulet aho bari bagiye gushyingura. Ubwo icyo gihe ni igihe story yacu yari irangiye nyine, kuko story yacu irangira habayeho gupfa, irangira nabi rwose. Ni nayo mpamvu nk'abantu muzi ibintu bya comedy, muzi ibintu bya drama, iyi ni tragedy, kuko it is tragic story, kuko irangira nabi cyane. Itangira mu makimbirane n'amahane ndetse ikanarangira nabi, nubwo hari byiza bibamo, ariko irangira nyine za ntwari zacu zidakomeje ubuzima ngo buryohe nk'uko twebwe tubyifuza, babakunzi bacu nyine badakomezanije urugendo rw'ubuzima, birangirira muri play nabo bagacaho bagaca isheni. So iyo ni setting, but with clear setting kugira ngo hataza kubamo confusion. Niwumva ibyo tuvuze bindi bikubanye byinshi, wewe ufate ko the play setting yayo ni mu kinyejana cya 16 in Verona City in Italy. Iyo niyo setting ya play yacu. Hanyuma twavuze ngo story yacu cyangwa se play yacu uko William Shakespeare yayishepinze yari agamije kugaragaza cyane kwibanda kuri theme ya love, fading families and tragedy. Nivuga ngo ibyo bintu nibyo yibandagaho cyane. So
dukomeje rero kugira ngo tuyisobanukirwe neza story yacu tuyive muzi muzingo, reka turebe summary yayo kugira ngo tuyisobanukirwe. So inkuru yacu nko twabivuze yatangiriye muri Verona City mu muhanda rwagati, itangira harimo ihangana hagati ya timu Capulet na timu Montague. Ubwo nivuga timu muraza kumva ibyo ari byo. Dufite abantu bari kuri side ya Capulet, wa muryango w'abakire, tukagira n'abari kuri side ya Montague babandi baciriritse. Ubwo ba creatinze team nka bya bindi njya numva bindi ngo byitwa ngo teams. Buri side ikaba ifite aba supporters. Hari abasupportingaga Montague n'abasupportingaga family ya Capulet. Bitangirira rero mu ntonganya mu muhanda bari guserera ndetse banatukana cyane baserezanya, mbese ko ni imiryango idacana uwaka nyine aho bahuriraga hose umuriro warakaga. Niba mwararebye filime yitwa Outer Bank, byenda kumera nkabyo. Haba harimo families ebyiri, hari abantu baturuka mu muryango ukize n'abaturuka mu muryango ukennye, aho bahuriye hose bikarangira hajemo intonganya, bamwe bacyurira abandi ko ari abakene, abandi ko ari abakire, abandi ko mbese. So the play it seems like iriya filime niba warayirebye byenda kugira n'isano. So rero aha naho twagiragamo timu ebyiri zihanganye, aho bahuriraga rero bararwanaga bagaserera. Rero bitangirira mu muhanda bari guserera bari gushwana, kuko bari bararahiye nyine, ni imiryango yari yararahiye ko bazaba banzi ubuzima bwabo bwose. Nta uzigera yiyumvamo udaturuka ku ruhande mbese rwabo, sibyo? Niba ari umu Capulet agomba kwanga aho ahuriye n'umuntu uturuka mu ba Montague wese, bagaserera imivurumbagatano ikaba myinshi. Hanyuma story nyine itangira mu muhanda bari guserera bari kurwana byacitse. Hanyuma bikagera naho ayo makuru agera ku gikomangoma cy'uwo mujyi twakivuze cyitwaga Prince Escarusi, the Prince of Verona. Akagira intervention ye akavuga ati umuntu uzongera guteza akavuyo n'imidugararo muri uyu mujyi wacu, igihano tuzamuha ni icy'urupfu, azicwa, kuko nta ntonganya nta kaduruvayo kemewe muri uyu mujyi. Mbese urumva gushwana kwabo kuba kumaze kugera ku rundi rwego, kugeza naho umuyobozi w'umujyi nawe abyigiramo akavuga ati enough is enough, ninongera kumva mwashwanye mwasereye, uzaba watangije intonganya azahanishwa gupfa. Hanyuma iyo mirwano nubwo ibiri kuba ariko hari abana babiri baturuka muri iyo miryango bagaragaza ibimenyetso byo kuba basa naho bakundana. Abo bana n'ubundi ni Romeo na Juliet. Gusa tutaragera aho ngaho, tuba dufite umubyeyi witwa Capulet, ariwe papa wa Juliet, umusaza w'umukire cyane. Aratembera akazahura n'umuntu, umwana uturuka nanone mu muryango w'abakire. Bamara guhura akamuganiriza akamubwira ko yifuza ko yazatwara umukobwa we akamumushyingira. Ni ukuvuga ngo uyu musore apropoza uwo mupapa cyangwa se apropoza Capulet ko ashaka gushyingiranwa n'umukobwa we. Ariko mwibuke ko twavuze ko uyu mukobwa bafite imyaka 14. Capulet kuko nawe ababona ko uwo musore aturuka mu muryango ukomeye, ari uw'abakire rwose, bashyingirana bagahana amaboko, ntabwo amwangira, ariko amusaba gutegereza imyaka 2
nibura umukobwa kuza imyaka 16 akabona kugeza igihe cyo gushaka. Ubwo bivuze ko bashakaga bafite imyaka 16, kubera ko Juliet twabonye ko yari afite imyaka 14. Hanyuma Paris ahuye na Capulet, papa wa Juliet, amusabye ko babana. Capulet arambwira ati no, tegereza, ntago nzamukwima ariko ihangane utegereze imyaka 2, hanyuma namara kugira iyo myaka nzamuguha mubane mugire umugore. Kuko uyu Capulet nawe aba yamaze kwiyumvamo Paris nk'umuntu uzamubera umukwe, ageraho akaza gutegura ibirori byo kwishimisha mu muryango, kwishimisha n'inshuti z'umuryango nyine ngo basangire. Hanyuma agategura icyo kirori, yamara kugitegura agatumiramo n'uyu muhungu witwa Paris kugira ngo aze kumugaragaza muri ibyo birori, aze kumupresenta. Hanyuma muri iyi minsi Romeo aba yari afite inshuti ye yitwa Rosaline, ariwe twavuze ngo ni ex girlfriend wa Romeo. Bari bamaze iminsi bashwanye. Romeo wari muri depression, yababaye, afite agahinda kenshi ko gutandukana n'umukunzi we, birumvikana. Hanyuma inshuti ze zazindi twavuze Makusho na Benvolio baba bari kumukansaringa, bamuturisha nyine kugira ngo ave muri depression yo kubura umukunzi. Bakaza kumva amakuru ko mu bakire baturanye bafite ikirori, kumva ko mu bakire baturanye hari ikirori, bashobora kujyayo bakinywera, bakarya, bagataha bameze neza. Ariko nanone bagatekereza ko uyu mukobwa ex girlfriend wa Romeo nawe ashobora kuza kwatendinga kino kirori, bakabikora bagapropoza Romeo ko nawe yajya muri iki kirori kugira ngo aze guhurirayo n'uwo mukunzi we, hanyuma babashe kubunga, bongere basubirane, kuko baba babona umushuti wabo nyine depression yenda kumwica kubera kubura umukunzi. Kuvuga bati rero reka tuze kwatendinga kino kirori, nubwo twaba tugiye no kwinywera, ariko wenda na wa mukobwa turaza kumusangayo, hanyuma nitumusangayo biraza gutuma tumuhuza na Romeo bahuriye mu bintu by'ibyishimo bose ari mu kirori, hanyuma bongere bakundane. Story yacu irakomeza, ikirori kikaza kuba Romeo na Benvolio bakaza kugenda bakajya mu kirori bucece, kuko urumva bo baturuka mu muryango uciriritse, ntibaba banatumiwe, bagenda mu kirori nk'abantu bari gukwepa buke. Bivuga ngo Romeo, Benvolio na Makusho barajyana nabo bucece, bakaza kujya kwinjira muri cya kirori cyo mu bakire kwa Capulet, bifitiye umugambi wabo w'uko baragenda bakanywa, ariko kaza no kugira amahirwe yo guhura na Rosaline, bakabunga urwango nyine, gushwana kwabo ntibikomeze, niwe akongera akagira umukunzi, agakira n'iyo depression. Hanyuma ikintu gitangaje, play yacu irakomeza. Abo batipu uko ari batatu bakagenda bakajya kwinjira kwa Capulet, ariho nyine kwa Juliet n'ubundi muri cya kirori. Hanyuma kubw'amahirwe make niba ariko nabivuga, aho kugira ngo Romeo aze guhura na Rosaline, ahita yikubitira ijisho wa mukobwa w'ikivungerezi witwa Juliet. Ko murabyuka turi kumuvuga, twavuze ko ari umukobwa wari attractive, umuntu wese yabona kumva amugiriye crush. So rero Romeo nawe agera kwa Capulet, aho kugira amahirwe yo guhura na Rosaline agahita yibonera Juliet. Ngo byabaye bitunguranye, yibona ahuje amaso na Juliet. Hanyuma
ni ukuvuga ngo Romeo abona Juliet ariko ntabitindeho, gusa yamubonye yanamukunze bitewe n'uburyo yamubonye. Nawe uri umuntu uri muri depression, yiboneye umukobwa mwiza, umutima we uramumusumikiye, yumva aramukunze ariko nta mahirwe yo kumugeraho ako kanya afite. Hanyuma ikirori kiza kurangira, kigeze nyine hafi ku musozo, Romeo kwa gukomeza yizereza ngo arebe ko aza kongera gukubita amaso wa mukobwa mwiza yabonye, aza kunyura ku idirishya, yumva na Juliet burya yamubonye, ndetse yumva Juliet ari kwirahira akirenga, akavuga ko aho gukundana na Paris agomba gukundana n'umusore yiboneye waje mu kirori cy'iwabo nubwo atarazi izina rye. Ariko nyine aravuga aho kugira ngo nkunde Paris njye kubana nawe, hari umusore nabonye mu mbuga y'iwacu mu kirori, ngomba kumenyana nawe kandi tugakundana, nubwo mbizi neza ko iriya aturuka mu muryango w'aba Montagues kandi tudacana uwaka. Hanyuma Romeo nawe mu mutima we ahita yiyemeza ko byanga bikunda, arabizi ko uwo muryango bangana, baserera umunsi ku munsi, ariko aravuga ati kubwo numvishe Juliet avuga ko ashobora kuba nawe yankunda, nanjye ngomba byanga bikunda gukundana nawe ndetse tukanabana. Ndabizi ko nubwo batabishaka hari umusaza uzabidufashamo witwa Fuye Lawrence, byanga bikunda azadufasha tubane. Ni ibanga rikomeye cyane, kandi mu kubana kwacu nabidufashamo ndetse bizanatuma n'imiryango yacu yongera kugira urukundo, babane, kuko nyine byanga bikunda bazaba bashyingiranye, ntabwo bazongera kwangana kandi bahanye abageni. Hanyuma uko story yacu igenda progressinga, Juliet's cousin cyangwa se uyu mwene wabo wa Juliet witwa Tybalt aza kumenya amakuru y'uko hari abantu baturutse muri wa muryango badacana uwaka babagereye mu kirori. Juliet cousin Tybalt knows that Romeo had sneaked into the couple's ball. Nituvuga ball wumve ikirori cyangwa se party. Then he challenged him to duels. Nuvuga ngo Tybalt aza kumenya ko baba tipe ba Romeo na Benvolio baje mu kirori. Hanyuma yamara kumenya ko baje, akagerageza uburyo cyahura na Romeo, bagatangira guserera, bagatangira kumushotora kugira ngo barwane. Ariko Romeo nk'umuntu wamaze kwiyumvamo ko afite kuzashaka muri uwo muryango, kuko nyine hari umukobwa yabonye aramukunda, aza kumva n'uwo mukobwa yivugisha ko ari we yahitamo kugira ngo akundane na Paris. Romeo baba yamaze kwishyiramo ko ari umukwe wo muri urwo rugo, akanga kurwana na Tybalt. Romeo iyo yanze kurwana cyangwa agakomeza agashotorwa yanze kurwana, ya nshuti ye irabibona Makusho, ikabona ko mugenzi we bari kumusagarira, bari kumushotora, kandi we yagize umuntu witonda udashaka kurwana, ikagira intervention. Ubwo turi kuvuga Makusho akaza agashaka kurwanirira Romeo cyangwa se kurwana mu mwanya wa Romeo. Hanyuma Makusho yaza gushaka kurwana, bikarangira Tybalt amukubise anamukomerekeje. Hanyuma yamara kumukomeretsa, bikazamura uburakari bwa Romeo nanone. Romeo akabona we yari yanze kurwana, inshuti ye ibijyamo ijya kumurwanirira, agira ngo ni fight ziri burangiraho, kugira ngo zirangire ya nshuti ye barayikomeretsa. Imaze gukomereka, Romeo ararakara, nawe ajya guhorera inshuti ye, noneho yirengagiza ko hari umukobwa yakunze wo muri urwo rugo, nawe atangira kurwana, arwana na Tybalt ndetse birangira anamwishe. Bivuze ngo muri icyo kirori cyaje kurangira n'ubundi Romeo yishe umuntu, yishe Tybalt, amwica
nka revenge yo guhorera inshuti yitwa Mercutio cyangwa Mercutio yari iri kumurwanirira bakayikomeretsa. Hanyuma the prince, now having lost the kinsman in the warring family's fate, exiles Romeo from Verona with the threats of execution. Upon return, Romeo secretly spends a night in Juliet's chamber. Nibuka ko turi gukora samara ariko iraza kuduha amakuru yose. Ni ukuvuga ngo Romeo iyo amaze kwica umuntu, nibuka ko Prince of Verona aba yaravuze ngo umuntu uzongera guteza imirwano n'imidugararo muri uyu mujyi azahanishwa igihano cyo gupfa. Hanyuma Romeo rero aba yishe umuntu. Icyo gikomangoma kikaza kubimenya ko Romeo yishe umuntu, then agahanishwa igihano cyo gucibwa mu mujyi wa Verona, kuko uzamubona wese yemerewe kumwica, mbese agacibwa mu mujyi. Ati Romeo araciwe muri uyu mujyi kuko yakoze ibinyuranije n'amategeko umuyobozi w'umujyi yashyizeho. Ikintu gitangaje, iryo joro bavuga ko Romeo bamuciye muri uyu mujyi, Romeo ntabwo koko agenda, ahubwo aza gutungurana cyane, akaza kurara mu cyumba cya Juliet. Abarebye filime ya Romeo na Juliet, ariyeranja akanyura mu idirishya bikarangira araye mu cyumba cya Juliet, aho kugira ngo ahubwo acibwe cyangwa se atorongera agende. Niba ngo iryo joro bavuze ko bamuciye aho kugira ngo abure cyangwa azimire, ahubwo yaraye mu cyumba cya Juliet, bivuze ngo barararanye nyine, birumvikana. Ni story itangaje cyane, namwe muri kubyumva uburyo bitangaje. Niba ngo yaraciwe aho kugira ngo yitorongerera agende ajya kurarana n'uwo mukobwa mu cyumba cye, kuko umukobwa already nawe yari yamubonye, abona ko nawe amushaka, nyine bakururanye, imitima yabo yakururanye already. Birangira n'ubundi Romeo waraye k'uwo mukobwa kwa Capulette mu rugo kandi adakenewe. Numva namwe ukuntu ibyo bintu biremereye cyane. Hanyuma story yacu ikomeza, aba babyeyi bakomeza kumvisha Juliet ko agomba kubana na Paris, ariko Juliet ntabyemere. Gusa ise akamubwira ko naramuka byanze azamuca mu muryango, mbese atazongera kwitwa umwana we ukundi. Hanyuma yaba ari nyina wa Juliet na wa mukobwa umurera cyangwa se wamwitagaho, bakakomeza kugerageza kumvisha Juliet ko agomba kumvira umubyeyi we, nyine niyo yaba atabishaka ariko akemera akabana na Paris, ariko Juliet akumva ntibimurimo. Nibuke ko muri iyi village cyangwa se muri uyu mujyi harimo umusaza bita Friar Lawrence wajyaga afasha abantu. Uyu musaza Romeo yari amuzi ndetse na Juliet yari amuzi, kandi uyu musaza bari bazi ko byanga bikunda ari uzagira uruhare kugira ngo iyi miryango yongere guhuza, abinyujije mu rukundo rw'abana babo. Nawe ubwe amaze kumenya ko abana bafitanye urukundo hagati yabo, yarahiye ko agomba gukora igishoboka cyose akabafasha kugira ngo urukundo rwabo ruzabe icyambu gituma ya miryango yabo yongera gukundana. Juliet rero yaje gusaba ababyeyi be ko nibura batinze ubukwe ho gakeya. Yatinda nk'ubyemeye, ariko asaba ko byatindaho gakeya nyine ntibihite biba. Hanyuma muri iyo minsi rero yasabye ko batinze ubukwe ho gakeya. Juliet yagiye gusura Friar Lawrence ngo amugire inama, kuko yajyaga agira inama abantu batandukanye. So Juliet visits Friar Lawrence for help and offers her a drug that will put her in a death-like for 40 hours to inform Romeo of the plan, so that he can rejoin her when she awakens. Ngamba Juliet yagiye gusura uyu musaza witwa Friar Lawrence
kugira ngo amugishe inama z'icyo yakora kugira ngo byanga bikunda abane na Romeo. Arabona ko Romeo amukunda ariko arabizi ko imiryango yabo idakundana ndetse bitazanakunda rwose, imiryango idateze kubyemera. Ajya kugisha inama uyu musaza. Agezeyo uyu musaza yamwemereye ko azamuha umuti uzamusinziriza hagati y'amasaha 2 n'amasaha 40. Sibyo? Yes, hagati y'amasaha 2 n'amasaha 40. Ubwo ni hagati y'amasaha 40, nko mu masaha 42 nyine akaba asinziriye. Ayo masaha yari ukugira ngo Juliet aze kujijisha iwabo, kuko ni igihe nyine byari mu minsi ubukwe bwe na Paris bugomba kubaho. Aze kujijisha iwabo acting nk'umuntu wapfuye, hanyuma namara acting nk'umuntu wapfuye habe hari intumwa Frio Lawrence araza gutuma kuri Romeo igende mubwira uko story yagenze, agakino bakinnye na Juliet. Hanyuma Romeo we abimenye ko umukunzi we atapfuye, hanyuma naza gukanguka baze kuba bari kumwe, then uyu Frio Lawrence abasezeranye bari kumwe. Ukuntu byagenze rero, story yaje guhindura isura. Juliet umuti yarawutahanye, amaze kuwutahana arawunywa, amaze kuwunywa arasinzira koko, ajya muri koma mu gihe cy'ayo masaha 40. Ikintu gitangaje, Frio Lawrence yohereje intumwa ariko iza gukererwa kugera kuri Romeo. Byagenze bite? The messenger does not reach Romeo, and instead Romeo runs of Juliet's apparently broken. Romeo buys poison from apothecary and goes to Capulet's house. Mu by'ukuri ku story yacu yaje kugenda, Juliet yanyweye umuti arasinzira, iwabo baje kureba bagira ngo kuko yapfuye. Urumva nk'umwana wo mu bakire amatangazo ahita atangwa ko umwana wo mu bakire yapfuye yitabye Imana, batangaza ko n'ubukwe butakibaye. Hanyuma Frio Lawrence yohereza intumwa kwa Romeo kujya kumubwira amakuru ko umukunzi watapfuye, ahubwo ari umuti yamuhaye kugira ngo bajijishe iwabo. Nibamara kubajijisha baze kugira ngo yapfuye, bajye guhugira mu byo gutegura ikiriyo, hanyuma Romeo aze kwiba umukunzi we, bagende kwa Frio Lawrence abasezeranye bahinduka umugore n'umugabo. Hanyuma intumwa Frio Lawrence yohereje kuri Romeo ntiyamugereyeho ku gihe, ahubwo servant wa Romeo umwe twise Baltazar yaje kumva amakuru avuye muri wa muryango w'abaherwe. Yarabizi ko boss we nyine akundana na Juliet, aza kumva inkuru ko umukunzi wa boss we yapfuye, aza kubibwira Romeo. Romeo akibyumva umutima we urashenjagurika cyane, ndetse ahita ajya kugura uburozi byihuse kugira ngo ajye kubunywa abunywera iruhande rw'umukunzi we bapfane, kubera yaramukundaga cyane. Romeo yirukanka ajya kugura iyo miti yo kuza kunywa ngo imwice. Intumwa Frio Lawrence yohereje itaramugeraho ngo imubwire agakino bakinnye uko kameze. Romeo ari kugenda mu nzira agiye kwa Juliet yahuye na Paris. Paris nawe urumva yari yumvisha amakuru ko umugore we cyangwa se wo umukobwa se uko yamwemereye ko bagomba kubana yapfuye. Nawe yari ari kuhanya ajya kureba icyabaye n'agahinda kenshi. Ahuye na Romeo byanga bikunda, Paris yarabizi ko Juliet gupfa kwe byatewe no kwiyahura, kandi kwiyahura kwe byatewe nuko iwabo bari kumubuza gushakana na Romeo. Bivuga ngo Paris yashinjaga urupfu rwa Juliet akarushinja Romeo. Hanyuma Romeo nawe urupfu rwa Juliet akarushinja Paris, ko avuga ati bya bikunda umukunzi wanjye yahuye kubera kino gitipe bari gushaka umushyingira ku ngufu. Hanyuma bahuye urumva nabo bose bari bafite agahinda, bose twavuga ko bari babuze umukunzi, bararwana sasa.
barwanye aho mu muhanda birangira Romeo n'umujinya mwinshi yishe Paris. Romeo amaze kwica abantu babiri, yishe Tibalt, yishe na Paris, bose mu muryango wa Capulet. Hanyuma amaze kumwica nyine rumva yamuteye inkota. Hanyuma Romeo akomeza kwirukanka cyane agana kwa Capulet kugira ngo ajye kureba umukunzi we bapfane. Romeo agezeyo koko asanga Juliet ntabwo ari kuvuga. Asanga Juliet nyine yapfuye pe, kurumva nyine yasaga n'uwapfuye bitewe n'iyo miti yari yanyweye. Romeo nta no gutekereza kabiri yahise afata ya miti yari yaguze kuko yari afite papasi yo kuyinywera iruhande rw'umukunzi we bagapfana. Romeo afata ya miti arayinywa. Akimara kuyinywa atangira gusambagurika ari gupfa. Mu gihe ari gupfa umukunzi we ya masaha ya miti yagomba kumumaramo yari ari kurangira. Juliet atangira gukanguka. Mu gihe Juliet ari gukanguka akanguka abona umugabo we cyangwa se umukunzi we Romeo nawe amuryamye iruhande ari guhumeka uwa nyuma ari gupfa. Urumva Juliet nk'umuntu wari wanyweye iyo miti ngo ajijishe iwabo kugira ngo abane na Romeo, none wa mu Romeo yarwanira gasanze yapfiriye iruhande rwe. Of course ni ikimenyetso kigaragaza ko nyina amukunda kuko nawe yaraje abona ko akwiye gupfa ntacyo yaba asigaranye adahari. Hanyuma Juliet nawe abura uko abigenza, afata inkota Romeo yagendanaga arayitera nawe agwa aho ngaho. Ya miryango yo kwa Capulet bagarutse mu cyumba baje kwisanga bari gusanga imirambo ibiri. Basanga Romeo yaguye aho na Juliet yaguye aho ngaho. Hanyuma baza kumva n'inkuru ko na Paris yapfuye, ubwo imirambo ibaye itatu. So bantu baricara baratekereza bati abana bacu mu by'ukuri bishwe n'iki? Abana bacu bapfuye kubera ko twe tutabahaye amahitamo yabo. Bashaka gukundana turabarwanya, dushaka gutegeka umukobwa wacu ngo bana na runaka, none birangiye uwo twashaka kumushyingira apfuye, uwo yakundaga nawe apfuye, ndetse n'umukobwa wacu arapfuye. Bivuze ngo wa muryango wa Capulet nibwo kuri uwo munsi nibwo babonye ikosa bakoze. Hanyuma ku gituro bagiye gushyingura imirambo itatu, ari naho Fleur Lawrence yafashe ijambo agahitamo gufata ijambo rivuga ngo iyi miryango ikwiye kunga ubumwe ikareka inzangano z'igihe kirekire zidafite n'ibyo zishingiyeho bitewe n'ingaruka bakuye muri izo nzangano zo kubura abana babo. Kwa Montague babuze umwana wabo ariwe Romeo, kwa Capulet babura umwana wabo ariwe Juliet, ndetse batuma n'undi mwana wiviriye mu wundi muryango nawe apfa bitewe n'urwangano rwabo ko bari imiryango ibiri. Hanyuma birangira ya miryango ibiri Montagues na Capulets biyungiye kumva ku gituro cyangwa se ku bituro by'abana babo, kandi aribo batumye bapfa kubera ko babategekaga bashaka kubagayidinga kubaha amahitamo mu bijyanye n'uburyo bagomba gukunda. So story yacu rero nahangaha irangirira. Za ntwari zacu uko ari ebyiri zipfuye zizize gutegekwa ngo kunduyu wariya ntidukorana ntiducana uwaka ntiwemerewe kumukunda, birangira bapfuye. Cyakora baba ibitambo cyangwa se baba nk'ikiraro cyo kwiyunga kwa ya miryango yabo yari ifitanye urwango rw'igihe kirekire, rurangirira aho ngaho ku gituro. Icyo tubona nuko birangira Fleur Lawrence ageze ku ntego ye yo guhuza ya miryango uko ari ibiri akoresheje urukundo rw'abana babo, ariko tukanabona ko ni inkuru ibabaje kuko irangira za ntwari zacu, baba characters bacu bari main muri iyi story, birangira bose bapfuye batariye ubuzima bwabo nyine mu gihe cyabo bifuza kuzabanamo cy'ubuzima buryoshye nk'abantu bakundana, birangira bapfuye. So ubwo ubutaha tuzahure turi kureba ese iyi novel yacu niki tuyigiyeho. Mwibuke ko yanditswe na William Shakespeare,
ashaka kugaragaza uburyo imiryango yari ibanye, ibijyanye n'urukundo muri sosiyete yari arimo, uburyo rufatwa, uburyo ababyeyi babigiramo uruhare. Ese twebwe niki dukwiye kwigira muri iyi play? Niki twakuramo? Yaba ari young generation, niki dukwiye kwigira muri iyi play? Yaba ari ababyeyi bacu, niki bakwiye kwigira muri iyi play ya Romeo na Juliet? Mbese ni irihe somo dukuyemo? Yaba ari mu bijyanye no gukundana, mu bijyanye no kumvira ababyeyi, mu bijyanye n'inzangano za hato na hato zijya ziba mu miryango, isomo dukwiye gukuramo ni irihe? So ndabashimiye cyane, tuzongere guhura turi kuganira kuri lesson cyangwa se message twakuye muri iyi play, kuko literature nicyo imaze. Iyo umuntu ari kubivuga uba wumva bisa n'ibintu by'amateka, rimwe na rimwe ko bari na fiction, ari ibintu byahimbwe, ariko akenshi biba bifite isomo bishaka kuduha twebwe turi gusoma n'abari kubisomerwa. So none twebwe niki twakuramo? Muri comment biremewe ko watwandikira ukatubwira icyo wigiyemo muri iyi play. Bishoboka ko wajya guyumva cyangwa se ukabona agatabo kayo. Ni agatabo kanini cyane ariko karimo story nziza rwose iryoshye. Tuyivuze mu ncamake, ariko mu by'ukuri nibyo bikorwa birimo, nibyo byabayemo. None niki twigiyemo, niki twebwe twakuramo? Urabyemerewe kubinyandikira muri comment ukatubwira icyo wigiye muri iyi play.